Bakristu bene data mumeze neza, igitondo cyiza, igicamunsi cyiza, umunsi mwiza, umugoroba mwiza aho muherereye mwese. Twongeye turagarutse kandi tuje muri bya bihe bya dusome Bibiliya tumenye icyo Umwami Imana dushakaho n'icyo Bibiliya ivuga. Uyu munsi tugiye gusoma mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice byaho bibiri, turasoma ku murongo waho wa 8 tugere ku murongo wa 11. Umutwe w'amagambo aravuga ngo urwandiko rwandikiwe abisimuruna. Kandi nk'uko mubizi abisimuruna cyangwa se abo rwandikiwe, Bibiliya igenda ifata abantu ikabasimbuza ibice runaka cyangwa se bitewe n'abo n'igihe ijambo ritugereyeho. Umurongo wa 8 handitse ngo wandikire marayika w'itorero ry'isimuruna uti: uwa mbere ari nawe w'imperuka warapfuye none akaba ari muzima, aravuga aya magambo ati: nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi. Nuko utukwa n'abiyita abayuda nyamara atari bo. Nuko utukwa n'abiyita abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Dusubiremo neza wumve aya magambo arakomeye: nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi. Ufite amakuba, ufite ubukene, ariko ibyo byose Imana irabizi. Ariko nyamara uri umutunzi, uri umukire, ufite byose, urashoboye. Nuko utukwa n'abiyita abisimuruna, nuko utukwa n'abiyita abayuda nyamara atariho. Nyamara utukwa n'abantu biyita abakristu, bahora mu misigiti, bahora muri kiliziya, bahora mu nsengero, mbese biyita abegereye hafi y'Imana, nyamara si bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani, nyamara ari ab'inzu ya Satani. Ku murongo wa 10 akaba handitse ngo ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa. Ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Nyuma yo kugeragezwa na Satani, nyuma yo gushyirwa mu nzu y'imbohe, umva uko Uwiteka atubwiye. Aratubwiye ngo ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ufite ugutwi niyumve ibyo Mwuka abwira amatorero. Unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Ufite ugutwi niyumve iki by'Umwuka abwira amatorero. Itorero ni wowe uri kunyumva, itorero ni wowe aka kanya. Unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Umwuka w'Imana abe muri mwe, kandi Uwera wa Isiraheli atugenderere. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka n'ibikorwa mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Ifunguro ritungura duhe none, tubare ibicumuro byacu nk'uko natwe turaducumuyeho, nawe udutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize mubi. Mana nziza, Mana ishobora byose, tukweretse imfubyi n'abapfakazi, abari mu nzu z'imbohe, turakwinginze kugira ngo bose bagirire neza, kuko uri Imana irenganura, uri se w'imfubyi, ukaba n'umugabo w'abapfakazi, ukaba n'umucamanza utabera. Turakwinginze kugira ngo
wigaragaze nk'Imana, abashomeri ubaha akazi, abatishoboye ubashoboze, ababuze ababo bahumurize mu izina rya Yesu. Data mwiza kandi turakwinginze kugira ngo abana bari kuvuka, abana ubaha ubwenge, ubahe gukurira muri wowe, tubasize muri siransi y'amaraso yawe. Abafite umutima wo gufasha ubakomereze, uwo mutima ubagirire ibambe, ubahe umugisha mu byo bakora byose, ubahe umugisha ibiganza byabo mu izina rya Yesu, aho baherereye hose mu mpande enye z'isi zitandukanye. Kandi Data mwiza, n'abandi nabo n'abafashwa ubahe Data mwiza kunyurwa n'uko bari, kunyurwa na duke babonye, kandi ubahe Data mwiza ubwenge bwo kumenya kubyaza umusaruro utwo duke babonye. Ubaha ubwenge Data mwiza, ubaha imbaraga n'amahoro. Kandi Data mwiza, uyu munsi haba hariho gufashwa, ejo hakaba hariho gufasha. Uyu munsi abari gufashwa ejo bashobora nabo kuba bafasha. Turakwinginze Data mwiza kugira ngo Uwiteka Imana utugirire neza, ugendereye buri wese ahari, umufashe, umukomeze, umuha amahoro, umuha imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Turabonye yuko Data mwiza turi mu bihe bigoye, aho Satani ari kugerageresha, ari gufata